inkoni ivura igufa ntabwo ivura ingeso ahubwo uriya mukobwa wawe ugomba kwicara tukamuganiriza byakwanga nabona bikomeye avuga ko aho nyina arahazi agasanga nyina umwana nkwera ariko uvuga ko yakunaniye gute na yaba ari yaza kubivuga mpari ngo nkwereke ikintu kibaza mu kuntu nanjye ngaragura nta cyo mbona na mwe ngerageza kugira ngo byibura nyumvamo aniyumvamo ariko byaranze ndarya kandi ngo ahubwo kumukubita ngo wari muzasanga yamubise erega hari abantu batayoborwa n'amategeko cyangwa ngo bayoborwe n'iki bayoborwa n'inkoni uri urakubita ariko mwikoresha umunsi uzabona uzajya ukomeza umworore baje gutyo ihorere kazabivuge mpari numva ese uko mba nanga ko Rwanda ruvuga ngo ni Mukase nkatuza nkihangana umwana kujya mu soko nkagugurira icyo ashaka anyubaha ashaka kunsaba kugira nsaba nibaza yibombariza iyo amaze kubishyikira andeba nk'ikimbwe hazo uriya mwana ndamuzi nkibana na nyina n'ubundi niko yari ateye dukubita nyina ubundi niwe wamwishe nabi yo kumukubita genda gusa kamere rimwe izazamuka usange namushyizemo ikimwe ebyiri byagira ishingiro nibura azaduka simbyitayeho ari umwana utinyuka kubona inyama zihiye akanonamara kuri akantu atanatekereje ko se adahari atararya ntaramwarurira nyine nuko ababona nyina adahari azi ngo ubwo ari mukadata nta kintu ari buvuge yaba azi kuri bumukubita akigera gutya nabona cyose kumva nabonye usiko na timta mu gikoni gatoya basanga amaze kwarura yadabuye ibyo bari kurya ese yaba azi ko udahari nyine namubaza icyaguteye kwarura ntayo yaswa akambwira ngo urajambo ufite ahangaha mu mitungo ya data n'ubundi reka nkubwire n'igihe wo kwisuzuguza urumva ese ko arambwiye ngo muceke n'ubundi umwana w'umuhenge w'awahenge yewe Wini utaza kumbwira ko yari yamuko yari muri firigo niyo wafashe wazanye abana erega wamagaje abana Igero nicaye jyana n'ibiryo byawe nawe mwe mugiye gusangira wagiye kusanga mbese ndabibiri ibyari inzozi bibaye impamo waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika gana General Life Music School and Art Limited iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye bagira mu ishami rya multimedia muri music school bagiramo gucuranga gitari solo bass acoustic sembari piano ndetse no kuririmba na audio production naho muri multimedia bakagiramo computer skills video production photography graphic design TV production film making film acting film lighting animation software development si itegeko kandi kwiga amasomo menshi kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo kandi bakagira Abiga Bataha n'Abiga Bacumbikirwa umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire abarangije turokome abarangije segonderi yewe n'abarangije kaminuza kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu ibyari inzozi bikaba impamo akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo
wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura ntacyo wongeyeho kuri minerivare byose ukabifashwa ku buntu icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa dukora indirimbo audio na video kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya elegitoronike byapfuye nawe tubimufashamo aho arangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya elegitoronike, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205 0788328205 cyangwa 0788721739 0788721739. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Kubuzima bubi bwacu bwabaye ikibazo. Wini utaza kumbwira ko yari yamuko yari muri firigo. Niyo wafashe wazanye abana erega wamagaje abana. Rero nicaye. Jana n'ibiryo byawe nawe mwe mugiye gusangira. Wagiye kusanga. Mbese ndabibiri. Nibagende barye nta kibazo. Wini, kara papa ibiryo. Sha. Jya wihangana. Wavuga ngo bariya ni abashyitsi aba yazanye. Aha nawe ugaragaje ibintu biri hariya ugaragaje indabyo mu bana. Oya ahubwo birantangaza ukuntu nakabaye nagusize ku rugo nzi ko ari wowe uri bukurikirana ibintu umwana nkuriya akaba ari ukuyobora. Umwana ugatisha no njyaza ndimo kumuribira abana ngo rifungurize iyo nyina. None se nje nakuzanye hano nyobewe ko nyina yari ahari. Mukobwa wajya umugakubita bari abashyitsi be baze bagende tujya bavuga ati nafite nyina n'igica kuzajya utuma gusuzugura. Sharansuzugura ahubwo umva mwana aransuzugura ku buryo noneho ahubwo rimwe uzasanga namucetse. Uzajya umukubita uzi ko yanambwiye ngo ntomye mu itungo yase azajya kurya ashaka azajya arya uko ashaka azajya bwa hoderi nawe azagemuye nyina aho yagiye ntahazi. Inkoko twari kurya tuyiriye ku manywa gusa kugera nijoro yabonye mvapfuye kubona bizibizi ubona agira ngo ubwire ko hari abana baje kunsura. Ni wowe umworora jya umukubita. Mwese muriba anifatire n'inyama n'umundi nta shimwe ryanyu n'ubundi ukwirwa munyuhagiza mwashaka mwambonye magasubira ariko ntacyo shaka muzambwira niba ndi umukozi muri uru rugo niba ndi umukozi rero umwana wawe. None se bizakunanira nyine kurera umwana ko nakuzanye nyine kugira ngo urere umwana nk'uwawe. Reka pera kujya nimeraguririza inkoko nzacyuriza kuko n'ubundi ndabona uyu mwana agumye ahangaha mwana no kumbwira akazi yo nyina ari sheri. Inyungu y'umukozi ni ukurya ndabona nsa nk'umukozi muri uru rugo kikora yo wihangana ubwo umuhahize inkoko nzitagure. Njyewe nakuzanye nk'umukozi cyangwa nakuzanye nk'umugore muri runo rugo, ahubwo umuntu mukuru nkawe ko nabonaga nyine uri umugore ukoze wabasha kubaka urugo umbwira ko umwana kuyobora gute. Shaka shango guteka
uzi umwana utabyaye ukuntu akugira uzi uriya mukobwa ni iki ntamukorera ko hari ikintu umwiba ariko kari n'undi ntikabura. nazanye umugore ukuze ngira ngo nibura niwe uzashobora kunyubakira urugo neza akita ku mwana akagira gute, none bigiye kunangaza ukuntu umwana we ugiye kujya kure. nakubwiye ngo kari n'undi ntikabura wa muntu we. uriya mwana amaze gukura kandi uko yakura kose ndagerageza nkamucira bugufi urebe ko mwana yahinduka simwanga pe, ariko ageze ubwo nshingaho n'imbere y'abagenzi be akambwira ngo ni mu mitungo ya se ngaho yigaza ahazi, ariko abana ntibagende uretse burugira iyo umukubita urushyi ukamucecekesha imbere yabo ugira ngo yari bwongere kuvuga, nuko avuga nawe ugaceceka. mpangane n'umwana mbyaye ko nzi ko nanjye ngo mwatuzumvikana ariko ntacyo ntamuha kandi nawe urabizi ntacyo ntamukorera, simuvunisha simushyira mu bikoni singira gute, ariko uriya mwana wakomanga umwana wundi jya umukubita. gusaba abana ntibagenda turangize kujya turabisubiramo nawe ahari. ubundi bajya bavuga ngo agahugu kadahana imbwa korora imisega. urakubita umwana inkoni ivuna igufa ntabwo ivura ingeso, ahubwo uriya mukobwa wawe ugomba kwicara tukamuganiriza byakwanga nabona bikomeye avuga ko aho nyina arahazi agasanga nyina. umwana nkwera ariko uvuga ko yakunaniye gute yaba ari iyo aza kubivuga mpari ngo nkwereke. ikintu kibaza ni ukuntu nanjye ngaragura nta kintu mbona na mwini ngerageza kugira ngo byibura anyiyumvemo ariko byaranze. ndarya kandi ahubwo kumukubita ngo wajye mudasanga yampobye. erega hari abantu batayoborwa n'amategeko cyangwa ngo bayoborwe n'iki, bayoborwa n'inkoni. uriya urakubita ariko umwinkoresha umunsi uzabona uzajya ukomeza umworore bajeyi gutyo kiborere kazabivuge mpari numva. ese uko mba nanga ko Rwanda ruvuga ngo ni Mukase nkatuza nkihangana umwana kujya mu isoko nkagurira icyo ashaka anyubaha ayo ashaka kunsaba kugira nsaba nibwo aza yibombariza iyo amaze kubishyikira andeba nk'ikimbwa ihaza. uriya mwana ndamuzi nkibana na nyina n'ubundi niko yari ateye dukubita nyina ubundi niwe wamwishe nabi. yo gukubita genda gusa kamere rimwe izazamuka usange namushyizemo ikimwe ebyiri byagira ishingiro nibura azaduka simbyitayeho ari umwana utinyuka kubona inyama zihiye akanonamara kuri akantu atanatekereje ko se adahari atararya ntaramwarurira. nyine nuko ababona nyina adahari azi ngo ubwo ari mukadata nta kintu ari buvuge, yaba azi kuri bumukubita akigera gutyo. ntabwo ndaturushe kumva nabibonye uzi ko natimva mu gikoni gatoya nkasanga yamaze kwarura yadabuye ibyo bari kurya. ese yaba azi ko udahari nyine namubaza icyaguteye kwarura ntabiraswa akambwira ngo nta jambo ufite aha ngaha mu mitungo ya data. njyaho ahubwo birambabaza iyo utamukubita. nakubwiye ngo ifu ntabwo ivura ingeso ahubwo ushireho akawe umuganiriza. nyange ndamuteguza ko ubu hasigaye ngiye kuzamukosoza inshyi n'eshatu akanya uhatanywaha ugashaka ukundi kumujyayo tukamushyira nyuma. mwihorere buriya ariko uzi ko buriya nyina ashobora kumushya kunzengereza. none se akanzengereza kuko ari uwamujyanye se ahubwo se niba yarananiwe urugo ntareka abashoboye kurwubaka barwubaka. ahubwo se kandi uko ukibasha gukora ukabona igifaranga ugahaha ugira ngo uriya mwana atariye ntiyancisha mu ryoyo yacamo ibiti byo gufurisha. ibyo mubwira uriya mwana ndamuzi ni nyina wamureze nabi
ujye umukubita. Umukubise kabiri ntabwo yakongera kukwigiraho gutyo. Ire mugabo wariye utabyuriye mwana. Nzabona byafashe intera. None nturimo mbwira ngo mama aho ndahaza mu mutuwaje. Birampo gushira mu mutima urabyumva guturika. Nyina se yari yarazanye ingana iki ku buryo yumva ko waje mu mitungo ya nyina? Usa n'ubona byanze. Ukabona byanze. Aho kugira ngo mbona genda kameze gutya. Uzamurika asanga nyine. Ko ni mamaze gusara. Akabaye yaramusanze kera. None se ukari umwana nzamushaka. Aho nibere. Sazanyubakira urugo. Reka tuze kumuganiriza. Inshuro ya mbere ni yanyuma. Nta byo kumuganiriza ni ukumukubita akabanza agashyira ubwenge ku gihe. Nta n'isoni afite. Reka nze ndakwereka. Abaturanyi ngiye mukubise bavuga ati ni Mukase. Ariko wowe kuba mubyaye ukabona n'ibintu akora n'imyitwarire afite. Njyewe ndise mbiguhayemo uburenganzira bw'ukubita. Inkono y'inkoko ntarakwarurira nishyira atanamfashije ntanamutuma n'inyanya mu nzu cyangwa ubwenge. Njyewe ndise mugwaye uburenganzira byo kubita. Nta mwana wo kwigiriye akara akajya he angana kuriya. Njye nirinde no kumfasha kuko sigaye zinaryoha kubi. Ahango no muri filime uko zishizemo anga muri gushaka izindi ahari nkajya apfa no kwira. Ubu nawe nicyo yashakaga yagira ngo azimaremo zigire. Ari abayiyemeye kandi no kwira bari twitwe bari n'abakire abafite akazi keza. Ariko agira amahane hamwumva. None n'icyakubwira ayo mahane ndaje ndayamwereka. Ingeso yadukanye yo kugusebya none uzi ko wagira ngo ntabwo ari wo mubyara. Ngo arashaka gushaka undi se. Niba mbwira ngo ntumenye mahane ariko cyiza cye. Mbahanyiriye. Urukundo. Nibaze nyine ko ariko gaciro konyine abona. Ariko ngo bidakabije. Umwana w'umukobwa utuye kujya kudaha inkono. Ntakora ibyo byase. Ngo yatumye urungano ngo arimo arabagaburira. Umwana wo mu bakene ngo yinjirwa. Ngo babatunga ari gusa ngo nyine ngo afite umwana wo bakire agaburira inkoko. Umwana kuri aricara akicara kuri se akamunegura abagenzi be. Ndeka ariko ntusuzaba umuntu uzasanga namwashije kandi nuko utamukubise birambabaje. Neza wiriye twabisubiramo bari abana yazanye bagiye ngiye mbananga ko abantu hanze babona ko ngamire mwana ariko aho bigeze nakubeshye pe birenze ubwenge bwanjye. Tumva n'ibiryo bise binananiye. Mwana ndaje muhagurukira. Mwana we gusa mama ibyo bireba ntacyo mba namwimye koko ndi Mukase pe. Ariko koko ngo bamukase w'abantu bajya baba babi. Ariko uyu mwana nuko simba namubangamiye ahubwo arambangamiye mu buryo bwose. Winnie ngo tuvuge ko hari atari kumva se cyangwa n'ubundi aracyari muri twa tugambo twe n'ababana. Asigaye asuzugura. Niwe nawe n'uwoya nugiye imanuka muhamagara akaza. Winnie vayo hano jyana aya masahani. Nyoko ngo wamusize he? Nyoko ngo wamusize he? Nta kintu uvuze? Uzi ukuntu ntakaje. Banza ujyana n'ibyo biryo.
uza ukarabyemera ukagiye kumpindura umusazi buriya. Ewe tuze hano garuka hano. Gira vuba ugaruke hano. Shawe kuya ntureba ati ko nagiye kumpindura umusazi. Ngo harya ngo nyoko ngo yagiye bamwohereje he? Sinari cyane mvuze. Uyu wese ni iki? We ntabwo ari nyoko. Ariko ntabwo ari uwanya. Uwanyaye wamusize he? Ese Yagiye atagusize se? None urumva umaze gukura usigaye waribyimbije burundu ku buryo wumva ko nyine nawe wazanye amagambo. Umva ngiye ububwe bwa mbere n'ubwa nzamureke ngushake se? ngo he gasopo bwa mbere n'ubwanyuma imbere ya siko uzongera kuntundagira umva nzagucura umunwa. Nawe n'uzantondagira ndetse nzagutondagira. Kama hano. Fukama hano. Shawo ntuzi. Fukama hano. Musaba imbabazi vuba. Aha haguruke ari wowe uhamuhagurukije. Niyumva ko atagomba kukubaha umubyeyi aguma aho ngaho. Siko yambwiye ngo hano nikumva Ntumva ko agomba kujya kubaha umubyeyi. Ugiye kujya kura uyu munsi uri kumva. Urumva umaze kubyimba rero ndateka ukarya uratungira none utajya kuba ufite nyoko. N'ubundi reka nkubwire ngiye kwisuzuguza urumva. Isiko arambwiye ngo mucike n'ubundi hano umuhenge wawahenge yewe kandi ahina kwiyamye ngo ntukansuzugure hari ikintu mpinga n'ubundi isiko arambwiye ngo ubundi bita ku buryo umutwe wawe uzajya unyubaha uri kumva. Ndabizi ko ntari nyoko aho kubimbwira si uko nimba nabyibagiwe ndabizi uri kumva. Ko kireba urifata wowe nkahishinga ugahita kugaburira abana nkarurira na siko ubwo buntu bwawe uzatiza n'urugi rwa siko n'uruhu siko uzasanga watanze n'uburiri rya mama usiranye gusa aho nyokwaye uzamusange urumva. Niba haze kwa nanjye uzahagere sinyo yuko ntakubyaye wakirofa we. Hari imbabazi vuba. Hari imbabazi umva imbere. Ntabwo nzongera. We si ubwa mbere murambure y'ikiganza uzongere shyira ubwenge ku gihe unyubahe kubaha nyoko cyangwa uzamusanga nyoko arakugaburira nyoko amenya uko wiriwe cyangwa uko waraye. Nsaba imbabazi mvana ko bakubwiye ubundi uve hano ugende n'imipira bite cyangwa uca umugongo. Ntabwo nzongera. Ni ubwa mbere n'ubwa nyuma uri kumva cyangwa kugenda uvuga sibyo wowe. Usabye imbabazi kubera ko papa ahari n'aba adahari. Muri hasi hejuru. Kaninjawe. Ariko mana yanjye koko mbega umukobwa we. Tumutwa y'Imana agiye kunsaza pe ariko nkunemye kwa Mukase wumve koko. Ntacyo nkamuhaye ariko none anuka njwibura umva nahari kiramura n'umuhungu. Nizere ko ntazongera kumva ikintu na rimwe cyo kuvuga ngo wasuzuguye nyoko. Namusabye imbabazi. Nizere ko ari ubwa kangahe? Banyuma. Mbivuga ubwa nyuma. Uramusohoramo uzarugumemo wenyine. Niba hano genda ujye ugira nta soni. Bintera ishema iyo twicaye twahuje urugwiro.
Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. GR Studios yababereye igisubizo aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion yeshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Gana General Music School and Art Limited, iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri Music School bagiramo gucuranga gitari solo, bass, acoustic, cymbal, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi, kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo, kandi bakagira Abiga, Bataha na Abiga Bacumbikiwe. Umunyeshuri wize muri General Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo, aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza, kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'ikiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura, ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo, aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788 32 8205, 0788 32 8205, cyangwa 0788 71 7539, 0788 71 Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. cyane kari wowe ushyiraho iherezo ku buzima bubi bwacu bwabaye ikibazo, nubwo abakwanga bagufata nk'iki